Shatamukazi nongeye kugaruka kugira ngo mbaganirize kandi ku ndwara zigiye zitandukanye, indwara zibasira imyanya y'ubuhumekero, indwara ushobora kurwara kandi ukayirwara utazi uburyo ki ushobora kuyirinda. Kuri uyu mwanya reka tuganire ku ndwara imwe, indwara bita gapfura. Gapfura ni indwara imeze ite? Ni indwara yibasira umwanya w'ubuhumekero. Koko benshi ntabwo basobanukiwe neza cyangwa se ntibazi uburyo ki iyi ndwara ishobora gufata, ariko iyi ndwara ni indwara ifata mu mihogo, ikaba yabangamira umuntu mu gihe ari kumira cyangwa se mu gihe ari kunywa amazi. Igihe cyose rero ushoboye kumva ubabara mu mihogo cyangwa se ukumva uranywa amazi ukumva urababara, icyo gihe bishobora kuba ari bimwe mu bimenyetso bishobora kuba byakwereka ko ushaka kurwara gapfura. Ndagenda mbatandukanyiriza hagati y'indwara ya gapfura ndetse na angine. Gapfura cyangwa se angine ni indwara iterwa na bagiteri yitwa Streptococcus y'itsinda A. Iya mbere, angine yibasira umuhogo n'amaraka. Amaraka ni udusoko tubiri two mu muhogo duherereye ahagana inyuma h'umunwa. Angine ishobora noneho gufata agasanduku k'ijwi, inkanka. Ibimenyetso rusange biyiranga birimo umuriro, ububabare bwo mu mihogo, bituma byayiha uburwayi mu mihogo, ni ukubyimba k'udusoko. Utwo dusoko twitwa inturugunyu nyamagege zo mu ijosi. Angine itera 37% by'uburwayi bwo mu mihogo mu bana. Angine ikwirakwira binyuze kwegerana n'abantu barwaye iyo ndwara. Kugira ngo hamenywe neza ko umuntu arwaye angine, hakenerwa ko hakorwa ikizamini cyitwa igenzura ry'uburwayi bw'umuhogo. Nubwo iki kizamini cyaba kidakozwe, ikekwa ry'uko umuntu yaba arwaye angine rishobora kumenywa biturutse ku bimenyetso. Imiti ya antibiyotike ishobora gufasha umuntu urwaye angine. Antibiyotike ni imiti yica bagiteri. Ikunda gukoreshwa mu kwirinda ugukomerezwa nk'ukw'ibicurane bikaze kurusha kugabanya iminsi y'uburwayi. Ibimenyetso biranga ndwara. Ibiranga ndwara bimenyerewe bya angine ni ukurwara mu mihogo, umuriro urenza dogere 38 kw'ijana, amashyira cyangwa se ururenda rw'umuhondo cyangwa icyatsi rugizwe na bagiteri zapfuye, n'udusoro tw'amaraso twera. Ku maraka, tukaba tuherereye ku maraka n'ibyimba ry'uturugunyu nyamagege. Hashobora kubaho ibindi biranga ndwara nka ububabare bwo mu mutwe, umutwe ukabura kurya, ukuruka cyangwa se kumva ufite isesemi, ububabare bwo mu gifu, ububabare bwo mu mikaya, ibabuka cyangwa se utubyimba duto tw'umutuku ry'umubiri cyangwa mu kanwa
cyangwa mu muhogo. Iki ni ikimenyetso kidasanzwe ariko cyihariye. Umuntu urwaye anjine agaragarwaho n'ibirangandwara kuva ku munsi umwe kugera ku minsi 3 nyuma y'uko ahuye n'umuntu uyirwaye. Reka dukomereze hamwe rero. Dukomereze hamwe tureba ibishobora gutuma umuntu cyangwa se igitera iyi ndwara ni ikihe? Anjine iterwa n'ubwoko bwa bagiteri yitwa Streptococcus beta hemolytic yo mu itsinda rya A. Rero izi ndwara nk'uko zigiye zifite bimwe mu bishobora kugaragaza ko umuntu ayifite, nakomeje ngenda mbibasobanurira. Ni mu gihe rero ushobora kwirinda iyi ndwara, wirinda kwegerana n'umuntu uyirwaye cyangwa se ukora amasuku ahagije kugira ngo nawe itaba yakugeraho. Nk'uko rero dukomeje tubaganirira, nanjye ndabasaba gukora subscribe. Kora subscribe, kanda kuri iyo nzogera itukura maze ubashe gukomeza ugezwaho byinshi byiza. Ukore share, tubwira uko ubyumva cyangwa se utubwira itandukaniro riri hagati ya anjine na gapfura. Oh yes, reka dukomereze hano uko ushobora kwirinda iyi ndwara. Abantu bamwe bafatwa na anjine ku ruhu, abandi gukuramo amaraka. Ni bumwe mu buryo bwo kurinda aba bantu gufatwa na anjine. Gufatwa na anjine inshuro 3 cyangwa nyinshi mu mwaka umwe bishobora kuba impamvu nyayo mu gukuraho amaraka. Gusa ariko nanone gutekereza biba byiza aho kwihutira kuyakata. Yes. Rero muganga niwe ushobora kugufasha igihe wumva ko byakurenze cyangwa se igihe wumva ko indwara iri kure cyangwa se yageze kure. Ni benshi bakunze gufatwa n'izi ndwara. Abantu bamwe bakunze kuba mu bihe by'ubukonje, aba bakunda kugira ikibazo cy'indwara. Yes, dukomereze hano. Mu gihe ushobora kumva wagize ibyo bimenyetso nk'umuriro cyangwa se ukumva uribwa mu mara ariko kandi bihereye mu mihogo, ihutire kwa muganga cyangwa se ihutire gushaka imiti. Ndaje gukomeza mbagezaho imiti ushobora gukoresha wivura gapfura, maze dukomeze dukemura ikibazo gishobora gutuma ubuzima butagenda neza, ahubwo tugire ubuzima bunejeje. Ndabakunda cyane kandi ndabishimira. Turi hamwe twese nta gishobora kutunanira maze tukagira